Hello, ikaze ku bakunzi ba Iwacu Connect. Nk'uko twabibamenyesheje tuzajya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko muri wikendi izajya iba ari umwihariko. Aho tuzajya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye by'ubuzima busanzwe, yaba ari ikoranabuhanga, udutipusi tumwe na tumwe mu byo dukeneye kumenya ku ikoranabuhanga, byaba ari ubuzima busanzwe bwo mu muryango. Ibyo ni wo mwihariko wa wikendi yacu, kuruta uko mu minsi y'akazi nyine tuzajya dukora akazi, tuzajya tureba, dusura abahinzi, dusura aborozi, tugira n'inama. Ni igihe cyo gukora, ariko muri wikendi tuzajya tubagezaho nyine utuntu tworoheje, uri kuruhuka muri wikendi wawe wirebera unatwigaho. Uyu munsi rero tubafitiye tips za wikendi, icyo basaba ni gukora subscribe, ubundi ugakora sharing, ubundi ukajya tuba turi kumwe mu biganiro bya buri munsi. Hello bantu banjye, mwongeye kwirirwa neza. Twagarutse rero n'akaga tips nashakaga kubabwira ka weekend. Uyu munsi mbazaniye udutips dutatu, ukurikirana urebe utwo dutips ni utuhe kuri application imwe tugira muri telefone, ariko tutajya tubyaza umusaruro kandi yadufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye by'urugendo tugira. Naga tips ka app tugiye kwiga uyu munsi yitwa Google Maps. Twese turayigira muri telefone, muri smartphone zacu, yaba ari Android yaba iPhone, ubwoko bwose bwa touch screen bwose bugiramo Google Map rero igufasha iki? Google Map igufasha kukuyobora ahantu hagiye hatandukanye no kuguha amakuru agiye atandukanye, ku buryo nawe ubwawe ushobora nawe kurangira umuntu aho uherereye utiriwe uva mu rugo, cyangwa se ngo akomeza guhamagara kuri telefone buri kanya. Twagiye rero kugira ngo turebe twihuse, ni agatipusi kihuse ka wikendi kugira ngo muruhuke neza uyu munsi, ariko hari n'ubumenyi mwungutse. Kugira ngo wenda n'ejo cyangwa n'uyu munsi nushaka kugira aho utemberera ubashe kuhashakisha wowe ku giti cyawe, wibereye mu rugo, then noneho ube wagenda nta mbogamizi ufite cyangwa inkomyi yo kujya kwirirwa ujya kurangisha ngo restaurant iyi ni irahagana he, ahantu heza ho gutemberera ni hehe. Nawe ubwawe wahishakira, noneho ukagenda nta nzitizi cyangwa inkomyi. Twatangiye rero nk'uko mubibona, yitwa Google Maps. Ku bafite iPhone ushobora kuyisanga muri App Store, ku bafite Android naho ushobora kurebera muri Play Store ya Android, akaba ariho uyikura ukayidownloadinga. Ariko amatelefone menshi abayifitemo akenshi tuzigura iyo Google Maps irimo, ahubwo tutarayaactivatinga. Ubwo rero ku muntu wenda utayifite, akaba ariho mpera, ujya muri App Store, jewe niyo nkoresha, ugasacinga, ngira ngo murabona hano hejuru hari ahantu hari search, ugaklikamo, warangiza ukandikamo Google Maps, warangiza ugakanda search. Umaze gukanda search ngiyi bahita bayikuzanira, hanyuma ngiye kuko isanzwe irimo, ubwo ndahita nkora kuri open. Application yacu rero ngiyi ubu turayifunguye, ngira ngo muri kuyibona. Iyi ni home page yayo, iramuvinga, ushobora kunyuzamo urutoki ukagenda umuvinga ureba icyo ushaka, aho ushaka kureba hose. Hanyuma iyo ukimara kuyifungura rero, ngira ngo nk'uko muri kubireba kuri home page, hano hari home, hari restaurant, hari hotels, hari shops, hari gas, icyo ushaka, bars, shopping, coffee. Urabona ugenda ubihindura hano hejuru bitewe n'icyo ushaka kugira ngo urebe. Twaza hano hasi rero, ngira ngo murabibona, hari ahanditse Explorer, hari ahanditse You ni ngewe aho merereye na contribute, ariko turareba uyu munsi kuri Explorer na You yewe hano. Ubwo ni naho bahita banyereka ahantu merereye. Ahantu merereye rero habona gute? Ngira ngo muri kubona akantu kari kumyasa k'ubururu, akantu kari kumyasa k'ubururu ngaka muri kukabona. Kugira ngo habone neza rero urazuminga gutya, ukagenda uzuminga bakakwereka neza aho uherereye. Ariko kugira ngo ubibone neza
kugira ngo ubibone neza uraza ugakanda kuri aka kantu kameze nk'akazu nk'agakaro ukagakandaho, hanyuma ukaza, ngira ngo urabona hano hari uburyo bwinshi ushobora kurebamo mapu yawe. Hari default ni iriya twari turimo, ariko ushobora kuyihindura hano ukagira kuri satellite kugira ngo ube wabona amafoto neza y'aho uherereye ukoresheje satellite. Ngira ngo rero nituzuminga gutya, ngira ngo muraza kubibona neza. Urabona nkanjye ahangaha hari gutera akantu k'ubururu niho ndi. Aba ni ku baturanyi, urabona hari Mama Davide, urabona uyu ni umuhanda wa kaburimbo uri hepfo y'iwanjye RN 19, ugakomeza. Uyu ni umuhanda, aya ni amazu akikije aho mpagaze ubu ngubu. Iyi rero niyo location yanjye ubu ngubu. Tugiye rero hano kuri Explorer. Kuri Explorer ni ukuvuga ni igihe ugiye gusacinga ahantu runaka ushaka kujya, cyangwa se shop runaka, cyangwa se restaurant, cyangwa hoteli, icyo ushaka gusacinga. So uraza rero, agatipsi ka mbere ko gusacinga, uraza ukajya hano hejuru muri search, kugira ngo murahabona ahandi kunyuza aka curseur, warangiza ugakandamo, ugatayipinga, wenda tuvuge ko dushaka Radisson Blu Hotel. Iyo ukimara kuyikandamo rero, bahita bakuzanira hano Radisson Blu Hotel, bagahita baguha muri makeya overview yayo, bakakubwira features. Urabona hano hari booking ziba zakozwe, hanyuma harimo check-in time ngiyi hano, isaha yo kwinjiriramo gufata nka chambre, hakazamo isaha ya check out. Harimo amakuru menshi kuri hotel uri gusacinga. Murabona yuko hano hari uburyo ki ya ratinzwemo 4.7. Murumva yuko ni hotel iri kuri standard nziza, 4.7 kuri 5, ni amanota menshi. Ubwo rero iyo ujeho hano bakwereka amafoto yayo uko imeze, ibyumba byayo, restaurant yayo. Warangiza ushobora kuza ukareba kuri prices, ukareba ku biciro uko bimeze, then ukaba wahitamo wagira amakuru yibanze umenye. Noneho rero ngira ngo murabibona yuko iyo dukoresheje satellite, ubu Blu Radisson Hotel hari kano kantu gatukura kaniko kakuyobora, ko gapini niko gapointinga location uri gushaka kujyamo. Urabona rero iyi ni Radisson nuko imeze, dore nk'iyi convention ubasha kubona impande zayo zose n'imihanda ijyayo. Dore ngiyi rond-point iri imbere yaho, bakakwereka n'imihanda, bakakuyobora imihanda igerayo. KG 542 ST, twapa tuba turi ku muhanda, tuhita tugenda tukuyobora kuri iyo mihanda ugenda ukatiraho. Iyo ni tips ya mbere y'uburyo ushobora kuba wasacingamo ahantu. Hanyuma rero wenda reka dusacinga ahandi, genda Huye, reka nshakishe Huye Stadium. Huye Stadium nayo bahita baguha muri makeya ibyayo, amafoto, bakaguha summary yayo. Then noneho wamara kugira amakuru ukavuga uti ndahabonye, haherereye aha n'aha muri ibi bice ibi n'ibi bya Butare, ukamenya ngo mpereye aho ndi nshobora kuba nayibona. Kugira ngo iyo uzuminze neza uhita uyibona. Ngiyi stade rwose nuko yubatse, n'imihanda ijyayo yizengurutse, bahita bayikurangira bakayikwereka ku buryo utayoba. Hanyuma rero urashaka kuvuga ngo munyereke umuhanda ungezayo kugira ngo ntaza kuyoba. Iyo wamaze kubona location, uhita uza ukaza hano kuri aka kantu kanditseho directions, ukaza ukagakandaho. Iyo ugakanzeho bahita bakwereka umuhanda mukuru ujyayo, akaba ari uyu nguyu uri mu bururu. Ubu no kuvuga ngo mpagaze hano kuri aka kantu k'ubururu kamyasa, niho mpagaze. Ubu ndaza kugenda nyura muri uyu muhanda w'ubururu, kugira ngo murabibona, kugera aha hapointinze aka kantu gatukura, niho hantu hari destination yanjye aha ngaha.
niho stade iri, ni kuri entrée yayo nkuko muri kubibona neza tuzuminze. Hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo umaze kubona umuhanda, icyo usigaje guhitamo ni uburyo ki, wenda ndi gushaka amakuru, ese ngiye n'imodoka nahagenda igihe kingana iki bitewe n'ibirometero bihari, ese ngiye na moto nahagenda igihe kingana iki, ese ngiye n'amaguru nahagenda igihe kingana iki. Ubihindurira rero hehe? Ubihindurira hano ubona. Urabona hano hejuru ya stade, aha hejuru ya stade hari akamoto. Ubu ngiye na moto ni iminota 11, hakaba hari ibirometero 6 na metero 200. Ariko iyo ushobora kubihindura uburyo bwo kugendamo, ukaza ukareba aha handi, urabona hashushanyije akamodoka. Ntanze ku kamodoka twari tumaze kubona uko ushobora gusacinga ahantu runaka ushaka kujya. Noneho umaze kubona location yawe, Huye Stadium twayibonye aho iherereye. Noneho dushobora gusaba Google Map tuyobore, utwereka umuhanda utujyanayo. Ukaza hano hasi handitse directions, warangiza ukahakandaho. Iyo hakanzeho bahita bakwereka imihanda, umuhanda mwiza wose ujyayo wa kaburimbo. Nguyu n'uyu wo mu bururu, yawe murabubona aho uri bugenda unyura bitewe naho mvuye. Ukaza aha hari aka kantu gatukura, agapini gatukura, niho destination yawe iri. Urabibona ko ni kuri stade Huye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuhanda ndawubonye. Noneho igisigaye ni ukumenya ngo ndagenda n'iki. Nyango murabona ko ahangaha twashyizeho akamodoka. Aha murabona ko ngiye n'imodoka ni iminota 11, hakaba hari ibirometero 6 na metero 200. Ubwo ni ukuvuga ngo ngiye n'imodoka ndahagera mu minota 11. Ariko aha ushobora kubihindura, ukaba ugiye hirya gato, urabona hano hashushanyije akamoto. Ukanzeho naho barakubwira bati naho uhagenze wahagenda iminota 11 uri kuri moto. Ushobora kugaruka hano hirya naho, ngira ngo murahabona ahantu hashushanyije umuntu. Uramutse ugiye n'amaguru wahagenda igihe kingana iki? Ubu nahagenda isaha n'iminota 25. Ngaha niko bari kumbwira. Ubwo wamara guhitamo, reka wenda duhitemo ko turi bugende n'imodoka drive. Ubwo murabona yuko ndahakoresha iminota 11. Ahangaha rero ushobora kuvuga utoke reka ntangire urugendo rwanjye, ugahita utangira hano ugakanda kuri start igihe uhagurutse kugira ngo GPS igende kuyobora. Iyo ukanze kuri start rero head northwest on RN19. Aka kamenyetso mubona k'ubururu k'umweru karimo akamenyetso k'ubururu ndetse na fresh, ni bikwereka umuhanda ugomba kugendamo. Uko ugenda kagenda kakuyobora, wayoba bagahita bakubwira bati turn left cyangwa right kugira ngo ugaruke mu muhanda wawe. Ubwo aka ni kugenda ukurikiza, kagenda kakuyobora kurinda ugeze kuri location yawe. Icyo gihe banagenda banakwereka iminota usigaje kugira ngo ugere hahantu. Ubwo rero iyo urangije umaze kuba wabasha kuidentify umuhanda ushaka, ugeze kuri destination yawe, ugira kuri exit, ukaba ukuvuye kuri ya GPS yawe, kuri ya Google Map yawe, kuko wageze aho washakaga kugera. Akandi ga tips rero nashaka kugira ngo mbereke nuko ufite ino GPS amakuru yose urayabona. Ufite uri gukoresha no Google Map amakuru yose urayabona. Ushobora kuvuga utese muri uyu muhanda ngiye, wenda tuvuga ukoze urugendo rurerure ugiye Kigali, uraza gukenera aho kunywesha essence cyangwa se naho kuba wafata icyo kurya. Uhita uza hano ukajya kuri add stops. Iyo ukanzeho bahita bakuzanira utuntu dutandukanye twibanze ushobora kuba wakwadingamo. Ushobora kwadingamo petrol station, gas station ahangaha kugira ngo ugize ikibazo wanywesha hehe. Ngizi rero bahita baziguha iziri kuri uwo muhanda. Nare hariho Rubisi, Butare Seta, hari SPC, then bagahita banabikwereka hano aho uri bugende uzisanga. Utu tumenyetso dutukura ubona turi mu mweru tugaragaza station ya essence
ushobora kuza gukenera kuba wanywesherezaho. Hanyuma iyo ushaka n'izindi serivisi zitandukanye ujya kuri show list hano, ukajyaho ukaba wakongeramo izindi product zindi ushobora kuza gukenera. Uzigiramo gute? Uragaruka nyine hano ukagira add stop, ukaba washyiramo restaurant. Urabona bahita bazikwereka, hari Chinese restaurant bakakwereka uko imeze, hari ama restaurant agiye atandukanye. Ngira ngo no kuri map bahita babibura bibona, aha hagiye hashushanyije agakanya n'icyuma bigaragaza restaurant ahantu zigiye ziherereye, nuko zitwa Tel Aviv restaurant, Non restaurant, Eternal restaurant. Bagenda bakwereka ama restaurant, washaka ugakanda kuri iyo restaurant kugira ngo urebe nayo amakuru yayo, nimba ari restaurant koko yujuje ibyangombwa cyangwa se iri ku ruhe rwego. Ugenda wongeramo utuntu tugiye dutandukanye. Ushaka wenda uvuga uti ese ndamutse ngize ikibazo nkaba nakenera kujya kwa muganga nabigenza gute? Uraza n'ubundi hahandi kuri add stops, warangiza ugakanda hano muri search, uvuge ukandikamo wenda hospital, aho ushobora kuba wasanga ibitaro wenda ugize ikibazo. Dore ngaha bahita baziguha University of Teaching of Butare, CHUB Kabutare District Hospital, nazo bagahita bazishyiraho kuri ya map yawe location yazo, ku buryo uzishaka uhita uyikandaho, hanyuma nayo ugahita ubona uburyo bwayo iteye na specifications zayo, ku buryo na location yayo ushobora kuba wahita uyibona uhereye kuri iyi map yawe wagize ute wa create. Then noneho aka step ka nyuma nashaka kugira ngo mbabwireho nuko nyuma yo kuba wabona location, ubonye umuhanda ugomba gucamo, ushobora kuba wanasharinga uwo muntu runaka ntuza urugendo rwawe kugira ngo nawe aze kubikurikirana. Uhita ukanda hano rero kuri share, ukaba washaringa kuri WhatsApp cyangwa se ku yindi platform umuntu ushaka kurangira yakuboneraho. Ako ni agatips ka kabiri. Ka gatatu, uburyo cyo ushobora kugenda wongeramo izindi service ushobora kubona hafi aho ngaho ku rugendo rwawe rw'uwo munsi. Nkwibutsa ko aka kantu kameze nk'agakaro niko ukandaho kugira ngo uhindure view. Iyi ni view ya satellite kugira ngo itwereke ishusho nyayo tugendeye kuri satellite uko haba hameze. Ushaka ukoresha default ariko yo yerekana imihanda gusa, ntago ikwereka amafoto y'aho hantu uko hameze, cyangwa se ngo ibe yaguha neza location yatuma utayoba. Ibyiza rero nuko twajya dukoresha satellite kugira ngo tube twayoboka neza, kuko igenda itwereka imihanda n'amazu ku buryo ushobora no guhita ubonaho inzu yakubera iya reference yawe. Nshuti rero, nkuko ndi kubabwira, dukomeze dukore like, dukomeze dukore share ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubona utuntu tw'ubwenge, utuntu mbese twadufasha mu buzima bwa buri munsi. Ubutaha rero ubu ngubu tuzaganira ku kintu kijyanye, hari ukuntu umuntu yikorera nk'agasiporo ariko karangiza utazi ngo nakoze ibirometero bingahe, ngo ese ngo natwitse ibinure bingana gute, kilokalori zingana gute, kugira ngo unamenye ibyo urekipera ko bingana. Ibyo rero ako ngako nako tuzakarebaho ubutaha, turebe ese nakoze agasiporo kanjye nkiyazenguruka imisozi runaka cyangwa ahantu naba natwitse ibirometero, naba natwitse ibinure bingana gute, naba nagenze ibirometero bingana gute. Ako ni akandi ga tips kagufasha mu gihe uri gukora siporo. Ariko aha twarimo tureba kugira ngo ntembere nisanzuye, nta mpamvu yo kuyoba cyangwa se mbe nabonye amakuru ahagije ahantu runaka. Nicyo nashaka kugira ngo uyu munsi turebeho muri no weekend. Abashaka kuzasohoka muzasohoke nta nkomyi. Ikindi nanone, abasurwa n'abashyitsi ntimugire impungenge zo kugenda ngo ngiye guhagarara ku muhanda ngo uransanga ahangaha. Mu sharing your location, aze akurikiye nawe iyi Google Map imufashe kukugeza iwawe nta zindi nkomyi zibayeho. Dukomeze rero
dukande like, niba bigushimishije kubitaho aka like, ukore na subscribe, usharinge n'abandi kugira ngo aya makuru bayamenye. Ngira ngo murabona ko ni amakuru adufasha mu gusobanukirwa neza no kubyaza umusaruro telefone za smartphone tuba dufite. Tuzagenda tureba no twa application tugenda dutandukanye mu matelefone. Nawe rero muri comment nimba hari aka application udasobanukiwe muri telefone, twandikire muri comment tuzakaganireho ubutaha. Ciao, weekend nziza, muryoherwe bantu banjye.